السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. Gushimwa no gusingizwa nuko Allah we udusubije roho nyuma yo hari ibindi biremwa byaryamye heza kuturusha cyangwa se byakoze byiza kuturusha cyangwa se byanakoze byiza kuturusha, ariko uyu munsi bakaba batagize umugisha wo kubona ubuzima. Tugiye kurebera hamwe rero rumwe mu rufunguzo cyangwa se mu mabanga dufasha kuba twagera ku ntsinzi. Urufunguzo rudufungura umuryango wo kuba twavurwa tugakira, urufunguzo rudufungura umuryango w'impuhwe, urufunguzo rudufungura umuryango wo kunyurwa, urufunguzo rudufungura umuryango w'amafunguro, urufunguzo rudufungura umuryango wo kwihangana, urufunguzo rudufungura umuryango w'ubuzima bwiza, urufunguzo rudufungura umuryango w'ibyishimo, urufunguzo rudufungura umuryango w'ijuru, urufunguzo rudufungura umuryango w'uburinzi, urufunguzo rudufungura umuryango wo kugira ubugenge mu buzima, urufunguzo rudufungura umuryango wo kuramba, urufunguzo rudufungura umuryango wo gukunda no gukundwa, urufunguzo rudufungura umuryango wo kuzuza inshingano, urufunguzo rudufungurira umuryango wo kubaho ubuzima bwuzuye burimo amatunda n'imbuto. Bavandimwe rero mudukurikiye, yaba Abayisilamu n'abatari Abayisilamu, iri ni rimwe mu mabanga ukeneye ndetse nankeneye n'abandi bakeneye. Ntitwibagirweho kandi niyo nzira y'intumwa zose. Imana iz'amahoro n'umugisha ni ukwiyambaza Allah, ni ukwiyambaza umuremyi mu busabe, kubera ko yaba njyewe, yaba nawe, yaba n'undi tugira igihe cy'intege nkeya, tukongera tukagira ikindi gihe cy'intege nyinshi, ariko hari ibanga rimwe muri ibyo bihe byose, ni ukwiyambaza umuremyi mu bihe by'intege nkeya. Mu bihe by'intege nyinshi tukamushimira, kubera ko Allah yumva umugaragu umushimiye. Sami Allahu liman hamida. Allah yumva umugaragu igihe cyose amushimiye, Allah kumva umugaragu igihe cyose amusabye. Intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam, wallahi nitwumva iyi dua tumva uburyo yasabaga. Ni intumwa y'Imana koko, Abayisilamu tujye tumusabira. Intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam iyo iri mu swala ari gusari salati tahajjud, yabyitse iri gusari, yakoreshaga aya magambo: Allahumma inni a'udhu biridhaka min sakhatika wa bimu'afatika min uqubatika wa a'udhu bika minka la ukhsi thana'an alayka anta kama athnayta ala nafsika. N'amagambo asobanuye iki? Allahumma inni a'udhu biridhaka min sakhatika, nyagasani nikinze kuri wowe ku bushake bwawe ngo ndinde uburakari bwawe. Wallahi, kubera ko Allah niwe wenyine ushobora kukurinda uburakari bwe n'ibihano bye, nta wundi wakwitambikiramo. wa'udhu bika minka la ukhsi thananan alayka anta kama athnayta ala nafsika, no kubw'impuhwe zawe ngo ndinde ibihano byawe, kandi nikinze kuri wowe ngo ndinde, kuko sinashobora kukuvuga imyato nk'uko wayivuze ubwawe. Ni ukwikinga ku Mana ubwabyo, kubera ko tutabasha gusingiza Imana bikwiye, bijyanye n'icyubahiro ikwiye, bijyanye n'agaciro ikwiye. Turisubiramo kugira ngo twese tugerageze kuyifata. Allahumma inni a'udhu biridhaka min sakhatika wa bimu'afatika min uqubatika wa a'udhu bika minka la ukhsi thanan alayka anta kama athnayta ala nafsika. Wenda inshallah ta'ala kadukomerezeho, kubera ko nindi dua zita uhita ukurikizaho: Allahumma iyyaka na'budu wa laka nusall wa nasjudu wa ilayka nas'a wa nahfidu narju rahmataka wa nakhsha adhabaka inna adhabaka bil kafirina mulhaq. Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruka wa nuthni alayka khayra wa la nakfuruka wa la nu'minu bika wa nakhda'u laka wa nakhla'u man yakfuruka. Tumve gusobanura kugira tujye tugerageza gusobanukirwa inshallah ta'ala. Mugerageze ubusabe musangize n'abavandimwe, kuko twese dukeneye impuhwe za Allah, dukeneye ibyiza bituruka kwa Allah, dukeneye ko Allah duha ibyo byose twabonye haruguru n'ibyo tutabonye haruguru. Allahumma iyyaka na'budu, Mana nyagasani niwe tugaragira, wa laka nusali, ni nawe, kubera wowe ya Allah ni nawe dusenga tukubama, ni nawe dusenga, wa nasjudu, ni nawe tukubama, wa ilayka nas'a, kandi ya Allah kuri wowe niho tugana.
Abayisilamu sinzi niba ni kuri wowe niho tugana, kubera ko yaba njyewe yaba wowe, wa ilayka nas'a wa nakhfidu, dugana kwa Allah niho garukiro ryacu. Niyo mpamvu niyo tubyutse twongera tukabizirikana, kuri wowe niho tugana kandi niho twihutira. Narju rahmataka, mwebwe ngo nahfidhu narju rahmataka ya Allah, iwawe niho tugaruka. Mana dukeneye impuhwe zawe, Mana dukeneye iki? Impuhwe zawe. Narju rahmataka wa nakhsha adhabaka, Mana kandi dutinya ibihano byawe. Inna adhabaka bil kafirina mulhaq, kubera ko Nyagasani ibihano byawe birahambaye kuri babandi bose baguhakana. Allahumma inna nasta'inuka, Mana Nyagasani mukuri ni wowe dusaba inkunga, ntawe udakeneye inkunga. Wa nastaghfiruka, ni nawe dusaba imbabazi z'ibyaha byacu. Ntabwo bigarukira aho ngaho bavandimwe b'Abayisilamu. Wa nuthni alayka khayra, kandi Mana Nyagasani mu by'ukuri nyuma yo nawe Mana Nyagasani ni wowe tuvuga imyato tunagusingiza mu bisingizo byiza byose. Allahu akbar. Ntabwo bigarukira ngaho. Wala nakfuruka wala numinu bika wa nakhda'u laka, kandi Mana Nyagasani ntidushobora kuguhakana, ni wowe twizera kandi ni wowe twemera. Allahu akbar. Wa nakhlau wa man yakfuruka, wallahi nyine izi ni dua nawe yumvise wumva ko ari dua y'intumwa y'Imana. Imana igihundagaza amahoro n'imigisha. Mana Nyagasani ni wowe twizera, ni wowe twemera, tunicishije bugufi imbere yawe Mana, kandi twitandukanyije n'abaguhakana bose batakumvira. Allahu akbar. Ngo iyi dua inshallah taala tugerageze buri wese ayifate. Inshallah taala ni igice cya mbere, tugiye gutangira isomo ritwerekwa amadua meza y'intumwa z'Imana zagiye zifashisha, natwe twaza twifashisha mu busabe bwacu. Inshallah taala ndayishyira kuri screen ku buryo buri muntu wese azajya agerageza akazibona, hanyuma tuzifate. Ntiwibagirwe gufata urwibutso ngo rusangize inshuti zawe n'abavandimwe bawe, kuko intumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaravuze ngo uzayobora umuvandimwe ku cyiza azandikirwa icyiza, umuvandimwe azahindikirwa yani kuri buri cyiza cyose umuvandimwe ashirize mu bikorwa. Ngo niba wigishije umuntu dua uko ayisabye, nawe Allah arabiguhembera. Uko ayisabye Allah arabiguhembera, uko ayisabye Allah arabiguhembera, kugeza igihe nawe nayigisha undi uzakomeza ugahembwa. Ubu ni uburyo bwiza bwo gutanga amaturo azahoraho, bityo duterane inkunga mu kwibukiranya ibyiza. Urwibutso turusakaze, dusaba Allah ko twishimira hano ku isi, dusaba Allah ko twishimira no kumberuka, dusaba Allah ko dutera inkunga. Mu gusoza ni ukwibuka neza tukanazirikana kandi ko muri bya bihe byacu tuba turi hasi, twabuze icyizere, ntacyo dufite, Allah niwe byiringiro byacu. Kandi muri cya gihe cy'umwijima, igihe tutari kubona aho ku cyerekezo n'inzira, mu gihe cy'umwijima Allah niwe rumuri rwacu. Mu gihe cy'intege nkeya zacu Allah niwe imbaraga zacu. Mu gihe cy'agahinda kacu Allah niwe munezero, ni nabyo byishimo byacu. Bityo Allah niwe twungukiraho byose, niwe uduha byose, ntacyo dusaba. Icyo adusaba gusa ni uko twicisha bugufi tukamwibuka igihe twagezweho n'ingorane. Allah muri Quran ati wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wati da' idha dan falyastajibu li wa yu'min bi la'allahum yurshadun. Muri surah al-Baqarah ngo abagaragu banjye niba kwaza ngo ndi bugufi bwabo, ikiriza ubusabe bw'unsabye igihansabye. Abayisilamu twitabaze Allah, twegere Allah, tumushimire ku ngabire yaduhaye mbere yuko yani tumushimire tukiri mu bihe byiza, kubera ko hadithi tubwira ko wa wundi witabaza Allah mu bishimira Allah mu gihe afite ubuzima bwiza, Allah mugoboka n'igihe ageze mu ngorane. Tumwitabaze, tumwegere kuri buri kibazo cyose twahura nacyo. Inshallah taala dutangira isomo uko Allah azadushoboza tuzarikomeza tugere n'ahandi, kandi nta kibazo kiremera imbere ya Allah, nta n'icyamunanira, bityo tumwegere. Wabillahi tawfik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.